Reka dusome ijambo ry'Imana hano mu gitabo cy'Abalewi. Niyo tubanza gusoma gitabo cy'Abalewi, ibice n'icumi umurongo waho wa 7. Gitabo cy'Abalewi ibice 10 umurongo wa 7. Undi muntu andebere Yohana wa mbere 2:27. Yohana, urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 2 umurongo wa 7. Reka tubanze dusome aho twari tuvuze ibice 10. Igitabo cy'Abalewi ni igitabo cya gatatu cya Mose umurongo wa 7. Biravuze ngo kandi ntimuve mu muryango w'ihema ry'ibonaniro mudapfa, kuko muriho amavuta y'Uwiteka yabasize bagenza uko Mose abategetse. Amen. Dusubiremo. Kandi ntimuve mu muryango w'ihema ry'ibonaniro mudapfa, kuko muriho amavuta y'Uwiteka yabasize, noneho bagenza uko Mose yabategetse. Amen. Umuntu wabonye mu butumwa hari iyo urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice cya 2 umurongo waho wa 27. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana, ninde wahabonye? Kuko gusigwa mwasizwe nawe kuguma muri mwe, ni kuguma muri mwe, aricyo gituma mutagomba umuntu wo kubigisha. Nicyo gituma mutazongera kandi kugombera umuntu uzobigisha. Kandi nk'uko uko gusigwa kwe kubigisha byose. Amen. Reka kubigisha byose. Amen. Abaheburayo igice cya mbere umurongo w'9. Sura mfashe Rugabire. Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa 9. Bakundwa, kuko wakunze gukiranuka, ukanga ubugome, wamara ukanga ubugome. Nicyo cyatumye Imana ariyo Mana yawe, igusiga amavuta yo kwishima, ikakurutisha bagenzi bawe. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nari mfite gusoma handi ariko reka mpareke kugira ngo tuze kujana twebwe twese. Uyu mugoroba ni umugoroba mwiza w'umugisha tugize wo guteranira imbere y'Imana. Jambo rya mbere turashimira Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ibutugejejeho, tukaba tugezeho kandi Imana ikadutiza kunezererwamo. Hari igihe woza guterana ariko ukabura umunezero, ubugize ubuhanya bukomeye. Ariko iyo ugize umugisha wo kuza imbere y'Imana, noneho hakongerwaho kuko unezerewe. Ico ni ikintu gikomeye dukesha Imana, kuko abantu kenshi baza mu materaniro agataha amerewe nabi, agataha atafashijwe, agataha ko muranyumva. Ariko turashimira Imana yo mu ijuru itugiriye neza, ikaduheza umwanya wo kuyitaramira ndetse ikatugabira no ku munezero wayo. Bwana Yesu asifiwe. Ndashimira Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo kuko rero iduhaye uyu mwanya kugira ngo tubashe gutaramira Imana. Ndashimira ubuyobozi bw'akarere bwatugiriye icizere budutumira kuza kugira ngo tugabure ijambo ry'Imana, dusangire ijambo ry'Imana. Ni umugisha ukomeye kandi turabashimiye ngo Imana ibaheze umugisha. Ndashimira Imana kuko turi kumwe n'umushitsi wacu kuva mu Rwanda, Pastor Tito. Nanezerewe cyane kubona turi kumwe nawe hano. Turakwishimiye mushumba kandi imitima yacu iguwe neza. Ndashimira mwarimu ku masomo meza twasanze aha yatanga. Imana ikugirire neza cyane. Turashimira umuntu wese rero waje muri iki kibanza akaba yabonye umwanya mwiza wo guterana. Bavandimwe, nongere kandi mbabwire ngo mureke dusangire ijambo ry'Imana umwanya mutoya, niko bimeze. Byibura tube nk'abakora introduction y'isomo nashatse kuko tuganira, byibura umuntu yumve ikigenderewe. Bwana Yesu asifiwe. Kubera impamvu zo gutegereza abandi bagenda kuvuga kandi nanje iminota yanje bampaye ntagomba kuyirenza, ndagerageza kuvuga bikeya kugira ngo tuze gusangira. Bwana atukuzwe. Tugiye kuganira ijambo kubera iri jambo nari nariteguye bamaze kumbwira kuko ari nje
uzaba umuvugabutumwa wa none ndabitegura kugira ngo Imana izadufashe tuganire aya magambo ngo habe ku cyumweru iwacu niyo batwibukije mu gitondo aya kuko turi mu bihe bya Pentecote. Numva kuko n'uyu munsi nanone nongera nkayaganiraho, hari n'ubundi twayaganiriyeho muri iki gitaramo cya kabiri. Iki ngiki cya kabiri nigeze kuyavugaho. Bwana Yesu asifiwe. Icyo nshaka kuganira, ndashaka kuganira hejuru y'umwuka wera ariko mu shusho y'amavuta. Umwuka wera mu shusho y'amavuta. Umwuka wera ugira ibintu byinshi kandi ugira amazina menshi. Rimwe tuzatuvuga ngo umwuka wera, iyo tuvuze amazi azagereranywa n'umwuka wera. Twavuga umuriro ukagereranywa n'umwuka wera, umuyaga uhuha ukagereranywa n'umwuka wera, inuma iza ikagereranywa n'umwuka wera. Ni ukuvuga ngo umwuka wera ugira inshu nyinshi cyangwa se ugira amazina menshi awugena. Ariko rero nashatse ko tuganira ku mbaraga z'umwuka wera mu izina ry'amavuta. Bwana Yesu asifiwe. Mu izina ry'amavuta. Iri jambo dusomye hano muri kino gitabo cy'Abalewi, ijambo ry'umwuka wera bene data ni ijambo rikomeye. Umwuka ni ikintu kinini tutobasha kuvuga mu masaha make, ariko gusa ndagira ngo nkuzane nkwegereze uje kumva ijambo tugiye kuganira, umwuka wera nk'amavuta. Yesu ahabwe icubahiro. Kandi nta kindi kiza kiduheza kumva ijambo ry'Imana. Ubwenge bwacu na kamere yacu y'ubumuntu ntiyodusingiriza kumva Imana, ahubwo imbaraga z'umwuka wera nizo zidufasha kumva Imana no kumva ijambo ry'Imana. Yohana yabivuze neza ubwo yari atawe ku kwa Patimo, cagihe bamukuye mu itoro rya Efeso. Murabizi Yohana uriya w'intumwa mwene Zebedayo na Salome, bivuga kuko yari umuhanuzi mu itorero rya Efeso. Timoteyo ari we mwungeri mukuru waryo, Priska na Akwila ari abakristo baryo beza. Iryo torero ngo ryari rifite umugisha cyane ukomeye. Umunsi umwe Yohana ngo bamukura muri iryo torero, baramujyana baja kumufungira ku kirwa cyitwa Patimo. Ngo agere kuri Patimo, ijambo ry'Imana ritubwira ngo agezeyo, igice cya 1 n'umurongo wa 9, aravuga ngo ku munsi w'umwami, ngo jewe Yohana dusangiye amakuba n'ubwami. Ngubwo bari bantaye ku kigwa cyitwa Patimo, kuri uwo munsi w'umwami abahanga bavuga kuko yaravuze kuko yari dimanche hari ku cyumweru, ngo kuri uwo munsi ngo nabaye mu mwuka. Bwana Yesu asifiwe. Nushaka kumva ijambo ry'Imana, nushaka kumva iby'Imana, uza winginga Imana igufashe kuba mu mwuka, kuko iby'Imana ntibizazumvishwa aya matwi y'umubiri, bizazumvishwa amatwi y'umwuka. Yesu ahabwe icubahiro. Aravuga ngo mba mu mwuka kuri uwo munsi, kandi ngo bivuga inyigisho zazitubwira za Bibiliya ngo yaratekereje uwo munsi w'umwami, ngo yatekereje kuko ngo aratekereza ari kuri aka kwa Patimo, ngo aratekereza ngo yibuka kuko ngo itorero ryiwe rya Efeso bati none aya masaha barateranye. Ngo akibitekereza ngo yumva abaye nk'uhwereye, abaye nk'upfuye, ariko ngo abona umuntu ngo amukoze, ngo aramubwira ngo Yohana we witinya, ngo dore uko uravugana na wa wundi wari warapfuye, ngo ariko none uyu munsi ndiho kandi ndi muzima, none reka gutinya, ahubwo gerageza wandike. Yesu ahabwe icubahiro. Gerageza kwandika. Muri uko kumuhishurirwa, Bwana Yesu asifiwe, muri byinshi Yohana yahishuriwe, bivuga ngo yabonye ibiriho, abona ibizaza, abona ngo n'ibizakurikiraho hanyuma. Ariko muri uwo mwanya ngo yabanje kubona ikintu cya mbere yabonye, ngo yabanje kubona umwana w'intama w'Imana. Yesu ahabwe icubahiro. Yabonye umwana w'intama w'Imana ngo muri iyo saha imwe ngo amubona n'ibintu 10 bikomeye cyane. Reka mbivuge nihuta kugira ngo nje ku isomo ryanje. Bwana Yesu asifiwe. Ngo yabanje akihindukira, ngo akiyajujuguta, akiyabyuka, ngo abona umwana w'intama w'Imana, ngo ameze nka kurya k'umuntu watambwe, umuntu wahindutse igitambo, abona ngo afite ishusho y'umuntu watambwe cyangwa se y'umuntu wayubambwa.
ushatse kubireba wareba Zakariya igice cya 6 umurongo wa 12 urasanga ayo makuru ngo ahindukiye gutya ngo abona yambaye igishura cera. Uwo mwana w'intama w'Imana ngo abona yambaye igishura cera. Ico gishura cera cyasobanuraga kuko Yesu Kristo azaza ari umutambyi uje gutsimbura abatambyi bose bakoraga muri ico gihe. Aravuga ngo hagiye kuza umutambyi mukuru. Haleluya, oh haleluya. Aravuga ngo hagiye kuza umutambyi. Agiye kumubona ngo abona wa mugabo ngo akenyeje umushumi w'izahabu. Uwo mushumi byasobanuraga iki bene data? Uwo mushumi ngo yarakenyeje, abona ngo wari umushumi ngo wakenyezaga abatambyi, kandi ngo wari umushumi wambaraga intwari z'abasirikare nibo bazambaraga. Byagaragaraga kuko azagaruka Yesu Kristo ngo akazagaruka ari intwari. Yaje ngo yoroheje acishije bugufi, ariko umunsi azagaruka ngo azagaruka ameze nk'intwari, aha yashira abantu imanza ari umuntu ukomeye. Sifa kwa Yesu. Ntabwo azagaruka, biravuga umurimbyi ararimbye aravuga ngo azabonekera abamukunda ngo atakiri mu ruhongore, ngo azaba ari mu ijuru imbere y'Imana Data. Ntabwo azagaruka ari agahinja. Yaje ari agahinja katirinda ya Mariya, ariko noneho ntazagaruka ari agahinja, azagaruka ari umwami. Sifa kwa Yesu. Avuga ikintu cya 3 cya 4. Ushatse kureba ayo makuru wayareba muri Yesaya 42 umurongo wa 13, Abaefeso 6 umurongo wa 14, Petro wa mbere 1:13. Ikintu cya 4 ngo yaje kumubonana ngo abona ngo uwo muntu ari we mwana w'intama, ngo abona ngo yambaye, ariko Yohana yabonye ibintu bikomeye. Ngo yabonye ibirenge byiwe, yabonye ngo ibirenge byiwe ngo bimeze nka kujya kw'imiringa y'imiteke. Imiringa y'imiteke bishaka kuvuga iki? Bishaka kuvuga kuko ikintu cyitwa umuringa yaragiye kuvuga ngo kizaba ari urubanza. Wa munsi ngo mu butayu ngo yamanitse inzoka y'umuringa, arayishura. Imana iramubwira ngo yicure, ngo kandi numara kuyicura ngo yicure ari inzoka ngo yijane mu butayu. Abantu bose ngo bayireba, bose ngo barakira isumu zazibarya. Bivuga ngo Yesu Kristo niko yagombaga kumanikwa ku musaraba, abantu bose ngo bazamwitegereza bambwe, bose ngo bazakira isumu y'ibyaha. Sifa kwa Yesu. Bose abantu bose bazapfukama bakareba Yesu bambwe ku musaraba, abo bose uko bangana bazakira uburibwe. Ariko ngo Mose rero kwabwira abantu mu butayu ngo akababwira ngo nyabura nimunamuke murebe inzoka. Abantu bose ngo bakakomeza kukwikukura inzoka, ariko isumu ikameza kuminjira. Uko niko abantu benshi bataye bareba Kristo ngo bakibyaha, bakakomeza kuribwa n'ibyaha. Inzoka zikakomeza kuba, isumu ikakomeza kubinjira. Ariko mutumbire Yesu Kristo niwe banza ryo kwizera kandi no gusohoza hagati muri twebwe. Sifa kwa Yesu. Bigiye kuba byinshi bigatuma amasaha yanje ashiza. Reka ngaruka. Naringiye kuvuga gusa ku mwuka. Noneho hano dusonye mu gitabo cy'Abalewi. Ijambo ngiye kuvuga hejuru y'amavuta. Mose ngo ahamagara Aroni na Eliyazari. Uwo munsi Bibiliya tubwira ngo Nabihu na Nadabu, Nabihu na Nadabu, abahungu ba Aroni. Biratubwira ngo bombi uko bangana bari bamaze gupfa. Imana ngo nako yabwiye Aroni, iramubwira ngo Mose arazabwira Aroni ngo aramubwira ngo weweho Aroni n'umuhungu wawe Eliyazari, ngo ntimuzave mu muryango w'ihema ry'Imana ngo kuko muriho amavuta y'Uhoraho. Ndagira ngo mbabwire ngo mugume mu muryango w'ihema ry'Imana kuko amavuta y'Uwiteka bariho, kandi umunsi mwahavuye no gupfa muzapfa. Sifa kwa Yesu. Kandi tuvuge twese ngo haleluya. Aramubwira ngo ugume mu muryango w'ihema, kandi mwumve ibintu yamubwiye. Yaramubwiye ngo abana bawe bombi bapfuye, ntugakorwe ngo uzaje kugira, nturuhukorwa ngo uzaje kubahamba. Ise wabazabahamba. Ntukamenya amakuru, ntukagira ibyo kujya bapfushije, ntukavuge ikintu cyacu cyose. Wewe uzamukomeza ukora akazi ko mu ihema, kuko narakubwiye ngo uriho amavuta y'Uwiteka. Nakubwire ngo muriho amavuta y'Uwiteka. Sifa za Yesu. Umuntu wese uri amavuta y'Uwiteka, ntukazuvana ikirenge cyawe mu muryango w'ihema, kuko uriho amavuta y'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Muriho amavuta y'Imana. Yemwe bene data, ko murumva umuntu yobwirwa ngo ntuhamba abahungu bawe bombi b'imfura,
abahungu bawe Nadabu n'Abihu nturuhu bahamba. Komeza ukora akazi kanje, ureke abapfu bahamba babo bapfu. Weweho narakubwiye Aroni, we narakubwiye nawe Eliyazari, ndavuga ngo mwebweho muzaguma mu ihema ryanje, kuko amavuta y'Uwiteka abariho. Muri amavuta y'Imana muzakomeza ikirenga cyanyu kizahora kinitse mu mavuta y'Imana. Sifa kwa Yesu. Ariko ndagira ngo mbabwire yandi mavuta atari amavuta y'Elayo. Ibo bagombaga gukandagira amavuta ya Elayo, ariko twebwe dufite amavuta y'Umwuka Wera w'Imana. Ayo niyo mavuta dukeneye kwambikwa. Sifa kwa Yesu. Ayo mavuta ni mafuta ambayo yangeweza kunyauka, ariko dufite yandi mavuta. Yesu ahabwe icyubahiro. Aravuga ngo, hano twasomye Yohana yavuze ijambo rikomeye. Yohana aravuze ngo gusigwa mwasizwe n'Uwera ni kuguma muri mwebwe, ngo ntimuzamuke igombeye mwarimu wundi, kuko ngo uwo mwarimu ayo mavuta ngo azabigisha byose, ngo azababwira byose. Yesu ahabwe icyubahiro. Ayo mavuta, uwo Mwuka Wera w'Imana namara kubazaho, ijambo rya mbere azabasiga, kandi ngo namara kubasiga ngo abemeze byose. Iyo dusoma mu gitabo cy'Itangiriro ibice 28 n'umurongo wa 18, hatubwira amakuru y'umugabo witwa Yakobo. Yakobo ni mwene nde Yakobo? Si mwene Isaka? Bombi na Esau. Umunsi umwe Bibiliya iratubwira ngo Yakobo na Esau bakoroganishije n'utuntu dutoya. Esau ngo agurisha ubukuru bwiwe kubera ngo gasahane k'ibishyimbo gatoya. Siko ijambo ry'Imana ritubwira. Mu gitabo cy'Imigani bivuga ngo muzamwirinda cyane ngo kuzatakaza ibintu kubw'akamanyu k'umutsima. Ngo yamagira ngo ni ibintu bisanzwe gusa, baramubwira ngo nimba uhashaka guheza ubukuru, mpeza gusa wewe, mpeza ku bishyimbo, ubwo bukuru ndabuguheza, ariko mpeze kuri ibyo bitukura ngo ndye. Bibiliya iratubwira ngo aragenda amaze guhabwa umugisha, ko nanga kusura muri aya makuru, ndashaka kuvuga ku mavuta. Amaze guhabwa umugisha aragenda, ngo amaze kugenda niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo Esau yaragiye nawe aje guhiga, aragaruka ngo ashika asanga mwene se amaze kujana umugisha. Ngo nyina Rebeka aramubwira ngo ndagusaba nguze winjire hano mu nzu, ngwino ugende hariya mu nzu mwacu, ngo utore icupa ry'amavuta ya Elayo, ngo numara urisohokane ngo ugende. Yesu ahabwe icyubahiro. Mu rugendo rurerure twatujamwo, mu rugendo rukomeye turimwo twatujamwo rwo kuja mu bwami bw'Imana, nta kindi tugomba kwitwaza. Tugomba kwitwaza amavuta y'Uwiteka. Bwana Yesu asifiwe. Tugomba kwitwaza amavuta y'Uwiteka, kuko ayo mavuta nituyitwaza azatugirira umumaro ukomeye cyane. Biratubwira ngo yafashe ayo mavuta, bivuga kuko ngo ayo mavuta yaramubwiye ngo, aramubwira ngo genda ujana ayo mavuta, ngo aragenda. Yakobo niko ijambo ry'Imana ritubwira, wa munsi arara iruzi, ngo aharaye yiseguye ryabuye, ngo mu gitondo cya kare ngo arabyuka, ngo afata ya mavuta ngo ayamena kuri ryabuye, ngo ayasuka kuri ryabuye, amwe ngo ayasuka hano, ngo aravuga ngo ahangaha nta kindi, ngo hazaba inzu y'Uwiteka. Yesu ahabwe icyubahiro. Ariko ngo yaramubwiye ngo mu ijoro nuzakubwa n'umwijima wa nijoro, ngo uzagende ngo uzase kuri Elayo, ngo izazigende kumurikira. Nugira inzara ngo uzarye kuri ya mavuta, nayo ngo azakugaburira uzashira inzara. Ngo nugira umwera ngo uzafate kuri aya mavuta ngo wisige, kandi ngo nukomereka mu rugendo, uhuye n'inkomere zo mu rugendo, ngo uzayisige ayo mavuta, ngo azakomora ibisebe. Oh, haleluya! Sifa kwa Yesu. Amavuta y'Uwiteka. Bene data, ntimuve mu muryango w'ihema ry'Imana, kuko muriho amavuta y'Uwiteka. Mu nzu y'Imana, nza gusoza, mu nzu y'Imana haba abantu 4. Ndanashoje. Inzu y'Imana yose, y'Iburaya niyo muri Amerika niyo muri Kenya niyo mu gitumbiri ya kure, haba abantu basizwe n'Imana, haba abantu basiguruwe, haba abantu barwanya basizwe, haba n'abandi batigeze bamenya amakuru y'amavuta. Narimvuze ngo mu itorero ryose igari ryo ryose ribamwe abantu 4, abantu basizwe bariho amavuta y'Imana. Hariho abantu basiguruwe bigeze kugira ayo mavuta, ariko baza kugira ubuhanya ya mavuta bavaho. Hariho abantu bandi nabo baraho itimuyo
ngo itiyayigeze imenya amakuru y'amavuta ntibayazi. Hakaba abandi ibo ngo banye batora umupanga, Imana imbabarire nta mupanga, ariko n'intama ngo bahagurutse kuza kurwanya abasizwe. Ibo batangije intambara, batangiye intambara, bafite amasasu hano hanze kugira ngo barwanye abasizwe n'Imana. Reka mvuga abo bantu gusa n'Imana soza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Bibiri iravuga ngo hariho abantu basizwe n'Imana bafite amavuta masha, niko twasonye mu gitabo cy'Abaheburayo. Byatubwiye mu rwandiko rw'Abaheburayo, biravuga ngo nicyo cyatumye ngo Uwiteka Imana yawe ngo ikurutisha bene so, ngo ikaguheza ku mavuta yo kwishima, ngo gituma wanga ubugome, ngo na Satani ukamwanga, ngo nuko uhagaze mu mavuta y'Uwiteka. Haleluya. Imana ibafashe muhagare mu mavuta y'Uwiteka, ngo nicyo gituma data azafata ku mavuta y'ibyishimo ngo akaza yabaheza mukanezerwa. Nta kindi kiza kiduheza kunezerwa, ni amavuta y'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Abo bantu bariho amavuta y'Imana ni bande? Hariho ba Dawudi, bariho amavuta y'Imana. Amavuta y'Imana Bibiliya tubwira ngo umunsi umwe Samweli ngo yagiye Imana yamutumye kwa Yesu, ngo iramubwira ngo genda uje gusiga umwana wanjye amavuta muri bene Yesu, uje kumusiga amavuta. Biratubwira ngo aragendo, ngo ageze iwa kwa Samweli, ngo aramubwira ngo zana abahungu bawe, ngo kuko Uwiteka, kandi bibi ni igitangaza, ngo yari yagiye yihishe, ngo yafashe ihembe ry'amavuta ngo arishira hano mu mvumba, yambaraho igikazu cyabo cy'abatanzi, kuko Samweli yaramutanzi akaba umuhanuzi akaba n'umwami, yari afite karite z'umwami Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Niwe muntu wari ufite karite z'umwami Yesu. Samweli yari umuhanuzi, Samweli yari umutambyi, Samweli kandi yari n'umwami, yageze ayobora muri ico gihe. Ariko ngo agenda yihishe kuko Sawuli yari akiyoboye, ngo agenda afite ubwoba. Yavuga ngo se ko ngiye bizagenda gute? Ijambo ry'Imana tubwira ngo agezeyo, ngo abwira Yesu ngo zana abahungu bawe. Biri ijambo ry'Imana tubwira ngo azana uwa mbere Eliyabu, ngo Samweli amubonye ngo yamavuga ngo dore umuntu Imana itoye, ngo kuko Eliyabu ngo yari muremure cyane, ngo umuntu w'igikundiro kirenze, ngo Samweli yamagira ngo rekaje gusuka amavuta. Uwiteka ngo aramubwira ngo namugaye, azana muri umuna wiwe, ngo agera kuri 7. Samweli ngo atangira kwibaza ngo se uko Imana yashutse byagenze gute, ngo abaza Yesu bati se nta wundi muntu wasigaye. Bwana atukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Ngo aramubaza ngo se nta wundi wasigaye, aravuga ngo dufite akandi kana kari iyo mu ntama, niyo kari. Ngo Samweli aramubwira ngo ntabwo turi buze kuja kurya uwo mwana atari yagera hano, mumuhamagaze aze. Ngo baramuhamagara, ngo Samweli agituka hariya, ngo arengeze rya hembe ry'amavuta, ngo arizanye rya hembe ry'amavuta ryamaritangira kuvuga amakuru. Bwana atukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Timuve mu muryango w'Imana, timuve mu muryango w'ihema ry'Imana, kuko amavuta y'Imana yaramuriho, ngo yacunshumurira kuri Dawudi, ngo uhereye ubwo ngo umwuka w'Uwiteka ngo akazamuzaho kandi cyane bikomeye. Bwana Yesu asifiwe. Umwuka w'Imana ngo akazamuzaho, nicyo cyatumye aririmba. Bwana atukuzwe. Arimba Zaburi ya 23, aravuga ngo Uwiteka ni umwungeri wanjye sinzakena, azanjana iruhande rw'amazi adasuma, akasubiza intege mu bugingo bwanjye. Aravuga ngo nubwo nonyura mu gikombe cy'urupfu ntacyo nzatinya, kuko inkoni yawe n'inshimbo yawe nibyo zonyine biza bimpumuriza. Bwana Yesu asifiwe. Aza kuvuga ijambo rikomeye, aravuga ngo azatunganyiriza ameza imbere y'abanzi banje, ngo gikombe cyanje kigasesekara, ngo nukuri kugirirwa neza n'imbabazi, ngo bizanyoma hiteka ryose nkiriho. Yemwe mugume mu mavuta y'Imana, kugirirwa neza n'Imana kuzatwoma hiteka ryose, kuzageza kera. Mugume mu muryango w'ihema, kugira neza kw'Imana kuzabazaho. Sifa za Yesu. Niho yaririmbye yaravuze ngo databuja umunsi ngo yaragiye kuza kuvugira Sawuli, ngo yaramaze kumwambika ibintu bikomeye. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Umunsi Sawuli ngo amubwira narwaye grippe nyinshi, je m'excuse, nabwiye perezida ko narwaye ariko nta kibazo, Imana iradufasha. Bwana atukuzwe. Sawuli ngo yaramubwiye wa munsi ngo ahageze. Reka mbabwire abantu bari amavuta y'Imana barakomeye. Nubona umuntu wuzuye umwuka wera w'Imana,
nubona umuntu azavugana n'Imana, nubona umuntu agira umwuka wera w'Imana, nushaka uzuca bugufi. Ndakubwiye, nubona umuntu agira umwuka wera w'Imana, ukabona azavugishwa n'Imana, ukabona azasenga amavuta y'Imana akamuzaho. Bwana asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Umunsi umwe ngo uriya mwana Dawudi ngo se aramubwira ngo genda uje kureba bene so, ubasangiriya ku rugamba, uje kureba uko bameze mu ntambara. Ngo yari afata ibyo kurya, ngo arabifata araza ngo areba bene se, ngo arareba bene se ngo aho bari ngo arabareba, ngo abitegereje, ngo abona baraho abaheza ibyo kurya n'amavuta yarabashiriye n'ibindi byose. Ngo Dawudi yamatembera muri karti. Bwana Yesu atukuzwe. Ariko ngo asanga abantu ngo bacuze ubwoba, abantu batagira umwuka wera w'Imana n'abanyabwoba, kandi Bibiliya ivuga ngo bazahunga ntawe wirukanye. Umuntu wese utagira umwuka wera w'Imana ni umunyabwoba. Ariko Dawudi yaravuze ngo nicyo gituma tuzaza turyama ngo tukisegura, ngo kuko turi ku haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mu gitabo cy'indirimbo za Salomo wimbo uriyo bora zitubwira ngo ntacyo twotinya, ngo kuko ukuboko kwawe Mana kw'ibumoso nguzu kudusegura, ngo nawe kw'iburyo kukadufumbata, twotinya iki bene data? Haleluya. Tuzadusegurwa ukuboko k'Uwiteka tukwisegura, ukundi kukadufumbata. Wamara ugahunga umugore ukenyeye inkanda, umugore ukenyeye inkanda kira uko nukuri, umugabo akamava mu itorero kubera umugore ukenyeye inkanda. Bwana asifiwe. Ibihunyira bigatuma umugabo ahimbara akama ahambira. Bwana atukuzwe. Biratubwira ngo Dawudi ngo amaze kugenda gutyo, kuko ngo yariko yumva amavuta y'Imana ngo amuriho, amavuta y'Imana yari amuriho, ngo yumva amakuru, ngo ayumva ngo wa mugabo arasohoka Goliyati, ubuhanya bwa Goliyati nawe ngo kuko ngo yaragize iminsi 40, ngo hayasohoka mu gitondo, ngo akavuga ngo mwabagabo b'Abisirayeli, ngo nimuzane umugabo umwe gusa, ngo turwane, nimusinda muzodukora iteka ryose, kandi nawe nansinda nako tuzabakora iteka ryose. Ngo abagabo bose ngo yageze avuga, Bibiliya ntimwayisomye mwebwe, ngo yageze avuga ngo abagabo bose uhereye kandi Isirayeli, Ababenyamini barabasirikare bateye ubwoba, ngo bakamba binjira bose ngo bakinjira mu ndaga. Ngo Dawudi avuga ijambo. Bwana Yesu asifiwe. Dawudi aravuga ngo njewe kuva nabaho sindumvaho umuntu yotuka Imana yacu ngo namarabeho. Ngo yamabagira ngo njewe uriya mugabo kubera ibyo, kuko ariho amavuta y'Imana. Yemwe amavuta y'Imana niyo azatuma dusinda Satani. Sifa za Yesu. Amavuta y'Uwiteka niyo azatuma dusinda intambara. Ngo aramubwira ngo uriya mugabo sindumva umuntu wotuka Imana yamara kabaho. Ngo aravuga ngo njewe uriya mugabo no mwisha. Amakuru ngo barasirikire, ariko ngo bene se batigeze basigwa. Ba Eliyabu ntibari barigeze bamenya amakuru y'amavuta. Ariko tugifite ibibazo. Muzi itorero ibibazo bifite, dufite abantu batigeze bamenya amakuru yo gusigwa. Ariko Yesu avuze neza hariya mu ijambo ry'Imana, yavuze ngo gusigwa mwasizwe n'uwera, niko ukomeza kuguma muri mwebwe, nta mwarimu wundi uzogamira. Haleluya. Aravuga ngo rero nta kindi, ngo aravuga ngo nje buriya Mufilisitiya no murwanya nkamwica. Ngo amakuru abageze kuri Sawuli, ngo aramuhamagara batese wavuze gute? Sawuli nawe bati umuntu wese uzicurira Mufilisitiya no mushingira umukobwa wanje kamumuha, kandi bikazagenda gutyo. Dawudi ngo aravuga ngo njyewe no mwica. Ngo agerageza, iyo ufite umwuka wera w'Imana tukazugerageza kwambara ibitari byawe. Bwana Yesu atukuzwe. Bwana Yesu atukuzwe. Iyo imbaraga z'Imana zikuriho uzirinde gutira. Muzicishe Nadabu na Abihu, ngo bagiye gutira barasinziriye, umuriro urazima, ngo baje kuzana umuriro w'igishitsi, ngo bawukubite gutyo. Imana yacu ngo ni Imana y'umuriro utwika ugakongora. Umuriro ngo urabarigasa. Ngo aravuga ngo nje buriya no mwica. Ngo aravuga ngo reka mbabwire amakuru. Bariyo migisha nonaha iyi Mana yakugabiye, uyibare tusige numwe, erega
ni myinshi yo gutangaza uyibare tusige n'umwe erega ni myinshi yo gutangaza twese datubwiza haleluya sifa kwa Yesu. Dawudi ngo abari imigisha ngo aravuga ngo reka mbabwire ngo intare zigeze kuntera ngo zafata umwana w'umukumbi zafata umwana w'intama mu mukumbi ngo nkirukanga ngo kayicake nkayitanya gusa ngo idubu yaza ngo nayo nkayigenza gutyo ngo none umufilisitiya utarakebwe kubera amavuta y'Uwiteka ndiho umufilisitiya utarakebwe ngo arapfa nk'imwe muri ziriya nyamaswa. Bwana atukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Sawuli ngo aravuga bati ariko ngo amavuta y'Uwiteka yavuye kuri Sawuli. Murabizi ko Samuel yigeze kumwimika ariko amwimikisha amavuta yo mu icupa, ariko Dawudi yari yaramwimikisha amavuta yo mu ihembe. Sinshatse kuvuga icupa n'ihembe kuko nta mwanya afite, ariko ngo amavuta ya Dawudi yarakiyajojoba. Sifa za Yesu. Biratubwira ngo uwo mwanya ngo aragenda reka nihute nje kuvuga kuri kaya kantu nsoza. Ngo aragenda ngo bagenda ngo Goliyati araza bati ngwino ngo abona hasohotse akana ngo bari bagezageje yewe reka nkubwire ntukongere kwishongeraho ibindi, komeza amavuta yawe ntukazushongeraho ibindi ni ibishongerano ntaco bizakumarira, ariko komeza uko wahamagawe n'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Komeza umuhamagaro wawe n'amavuta yawe ntuyafungure ngo uyashireho ibindi ntibizogukwira ntibizonakubera. Bwana atukuzwe. Nta mwanya afite wo kuvuga ibyo abantu babashongera, reka mwemurese. Ariko ngo Goliyati ngo abonye ngo abona muri Israeli ngo hasose akana gatoya ngo Goliyati amukena ngo mu mana ziwabo ngo aravuga ngo ariko mwabagabo muhaye umwana inkoni wagize ngo ndimbwa yo kuza gukubita ngo aravuga ngo wa mwana we ngo ndaza kukugaburira nyamaswa. Ariko Dawudi reka mvuga ahantu gusa. Bwana Yesu asifiwe. Kubera amavuta y'Imana yari amuriho. Bwana asifiwe. Yesu ahabwe icubahiro. Ngo baragenda ngo bagiye kuja kwegerana ngo Goliyati abona neza Dawudi ngo yamashije, abona ngo yamaramaje, ngo atangira ngo amaze kubona ko yamaramaje ngo atangira gufata umusikoti we wari umuherekeje. Ngwina hano wa Goliyati turi kumwe yeme ngo yamatangira gusubira inyuma ngo akazabwira umusikoti bati ngaho gaje imbere wowe je imbere hano byakomeye ko ndabona uri ya mwana yamashije, ngo atangira kuzashira umusikoti we kuko yaramaze kubona ngo Dawudi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Umwanzi wacu isubire mu icicaro. Umwanzi wacu nta kindi kiza gituma tumutsinda nugushoza ikirenge cyacu mu mavuta y'Imana. Ngo azengurusa ngo umuhumeso ngo abona ugiye ngo mu mbaraga z'umwuka wera w'Imana. Ngo aravuga ngo ese uriya karagira gute? Iyo tumaze kwinjira mu mbaraga z'Imana Satani ntazabona uko adutsinda, ntiyobona n'uko adukika, kuko ibuye riba riri mu mbaraga z'Imana z'amavuta. Haleluya. Wari wabona ibuye ryo mu muhumeso rigira gahunda yofasha ibuye ryo mu muhumeso ryofasha ntiyoroha rifasha, ariko kuko ryari mu mbaraga z'umwuka wera w'Imana, ryari mu mavuta. Bwana Yesu asifiwe. Ibuye ryari mu mavuta yemwe, ibuye ryari rihagaze mu mavuta y'Imana. Ngo aragenda ngo arazengurusa ngo umuhumeso urarurashuha. Dawudi ngo hayavuga amagambo akomeye. Inyigisho za Bibiliya zivuga ibintu byinshi kuri iryo jambo. Bamwe babivuga ari amabuye 5 bayavuga mu bice bitandukanye. Bwana Yesu asifiwe. Bamwe baravanga ibuye rya mbere ngo yarahamubaza ngo se yewe Goliyati we wari wamenya ngo ashaka kumubwira igitabo cy'Itangiriro, Jésus notre créateur, Yesu umuremyi wacu. Bwana Yesu asifiwe. Ngo aramubwira ngo umufilisiti utarakebwe uzi igihe Uwiteka Imana nyir'ijuru ngo yari kwidandura ijuru ikaribamba ritagira inkingi ngo kandi ikagira imihomboro y'amazi. Siko umwanditsi wanditse igitabo cya Zaburi ibice 8 umurongo wa 22 yaravuze ngo igihe Uwiteka yaraharema ijuru ngo ico gihe nari impari, ngo ubwo yaraharinganiza amajuru ngo ico gihe nari impari, imigezi ngo yanyura ahantu ngo isi n'ubutaka ngo bihaye biza
ngo njyewe nari mpari umuremyi ngo ndi umukozi w'umuhanga. Bwana Yesu asifiwe. Ngo aramubwira ngo sibyo uwo bimenya Goliya. Amubwira ngo kuva, aramubwira ngo reka nkubaze ngo igihe Uwiteka yahekaga ubwoko bwayo abamubwiye gucungurwa, bamubwiye Pasaka. Nta bapagani bazi Pasaka yemwe. Bwana Yesu asifiwe. Ngo abamubwiye amakuru ya Pasaka yo gucungurwa, ngo si igihe Uwiteka yahekaga ubwoko bwayo ku mugongo akabacungura mu buretwa bwa Farawo, ngo si icyo gihe wari uhari. Ngo amubwira amakuru y'ibitambo n'abatambyi. Ngo aramubwira ngo si igihe abatambyi b'Uwiteka baza basohora ibitambo gutamba, aya makuru urayazi? Bati pi kubara, ngo se womenya umukungugu ubwoko bwa Yakobo uwo bamenya kumukumbura Torati. Ngo aramubwira ngo se amasezerano yacu dufite yo kwinjira muri Kanani ayo urayazi? Ngo ibuye ryagiye gusa muri desordre, ariko ngo rikora kubera kuko ari mu mavuta y'Uwiteka. Bavandimwe, kubera iminota yanje, amen, haleluya, mugume mu mavuta y'Imana kugira ngo mudapfa. Mugume mu muryango w'ihema ry'Imana kugira ngo mudapfa. Gusigwa mwasizwe n'uwera ni kuguma muri mwe, nta wundi mwari muzogombera. kandi nico gituma Uwiteka Imana yanje yandutishije bene data ngo kuko nazi ubugome ngakunda gukianuka, ngo nayo ifata amavuta yayo kwishima ngo yansiga. Haleluya kandi cyane haleluya. Dufite ibibazo byo kubana n'abantu basiguruwe, abantu bavuye mu by'Imana kandi babivamo bari babizi. Abo ngo nibo babi cyane kuruta abatarigeze basigwa, kuko nibo bazi ibyacu bya muno, nibo bazamenya amakuru ya muno, baje gutata umudendezo w'ijuru, ngo ariko si abacu. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntabwo ari abacu, barinjiye gusa ngo baseseye kugira ngo baze gutata umudendezo w'Imana. Bari baramenye amakuru y'iby'Imana, ariko barasigururwa, ubwiza bw'Imana bubavaho, amavuta y'Imana arimuka. Abo ni danje, muzobatinye mu izina rya Yesu, kandi tubamagane mu izina rya Yesu, kuko haracari uburyo bwo kugaruka mu mavuta y'Uwiteka. Hariho abandi ibo ngo babaye abarwanyi, ibo n'abanyentambara, n'ab'intambara baza batugabaho ibitero mu gitondo na nimugoroba, ariko kuko turi mu mavuta y'Uwiteka, mugume mu mavuta y'Imana. Masana umwanzi, tugume mu mavuta y'Uwiteka. Amavuta Yesu mbone kwaka, amavuta ndakwingize, amavuta Yesu mbone kwaka.